gato byasezerana nabasezeranije ejo yuko ndavuze mbagezaho igice kivuga impamvu isi ifata ubudage bw'abanazi cyangwa ubudage bwa Hitler ikajya kubuhuza n'intambara zo mu karere. Nagisubika nagicumye imbere gato nk'amasaha nk'atatu cyangwa 4 mu rwego rwo kugira ngo nuzuze neza ya introduction ya twabanje ngiye hari agace gato cyane ngiye gukora kayuzuza kugira ngo tuzabashe kumva neza tugurestinge icyo gice neza tucyumve hatajyamo urujijo. N'umurongo wa 5 w'igice cya 5 cy'ibyashuriye Yohana. Uwo murongo wa 5 avuga ati umwe muri babakuru arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje wabumbura igitabo amena ibimenyetso 7 bigifatanije. Amen. Yohana ari mwiyerekwa ku kirwa Patimo ngo yagiye kubona abona mu ijuru iyicaye n'igitabo mu kuboko kw'iburyo ngo yumva marayika ararangura n'ijwi rirenga aravuga ati ngo mbese ninde wabasha kubumbura kiriya gitabo akamena n'ibimenyetso 7 bigifatanije. Yohana ngabona abo mu ijuru habuze uwabasha kubumbura igitabo habe no kukireba. Yohana ngarareba abona no mwisi abakomeye n'aboroheje habura uwabasha kubumbura igitabo habe no kukireba. Yohana ijisho rapenetra bakani kuzimu no mu bikuzimu habura uwabasha kubumbura icyo gitabo. Ngo Yohana abonye habuze wo gukora icyo gikorwa araturika ararira, ariko muri ayo marira yiwe yumva ijwi rya marayika rivuga ngo yewe Yohana we wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amena ibimenyetso 7 bigifatanije. Tumaze igihe kirekire tukigishwa tukabishyira kandi tukabishyirirwa no mu ndirimbo no mu buryo buryoshye cyane tukabyumva ngubwo Kristo yatsindiye umurimo wo kuza kubumbura icyo gitabo ngo yaratsindiye isoko ryo kuza gucungura umwana w'umuntu. Ariko nuko tumaze igihe kirekire tubyiga gutyo tukabiririndirwa gutyo tukabyigishwa gutyo tukanabyigisha gutyo, ntabwo ari byo byari bibumbiye muri icyo gitabo, ntabwo ari byo banga ryari bibumbiye muri icyo, ntabwo ariyo nyandiko mvugo yari bumbiye muri icyo gitabo, ntabwo ari ukuza gucungura umwana w'umuntu. No oya we ntabwo tukiri abana bo kuramizwa amata. Nshuti yanjye, ntabwo ukiri umukristo imyaka umaze mu itorero n'imyaka umaze mu gakiza, ntabwo ukiri umwana wo kuramizwa amata ngo tujye duhora tukuririmbira ngo himbazwe ko yaje kuducungura nyine ko yemeye kubumbura icyo gitabo. Oya, ibyari bikubiye muri icyo gitabo ndagira ngo dushire urujijo rw'ukuri mu byari bibumbiyemo. Icyakora iminsi nyine yo kujijwa Uwiteka agomba kuyihanganira, ariko ukimara kumenya amakuru, aya makuru ukimara kuyamenya utegetswe, nta nubwo bisabwa, utegetswe kugendera muri iyo ritime yo kumenya ibyari bibumbiye muri icyo gitabo, kuko imbere aho turimo twerekeza, aho umukristo arimo yerekeza ni mu gihe gikomeye kandi cyo kumenwa kuri ibyo bimenyetso 7. Reka ubyumve neza, dushura urujijo ku gice cya mbere cy'ibyashuriwe Yohana, aho Yohana yatangiriye iyerekwa. Ku murongo wa 10 yatanze ubuhamya aravuga ngo hari ku munsi w'umwami ngo agiye kumva yumva inyuma ye ijwi risuma nk'iry'impanda rivuga ngo yewe Yohana we fata igitabo wandikamo ibyo ngubwiye ubyoherereza amatorero 7 yo mu Aziya ntoya: Efeso, Simuruna, Tuatira, Perugamo, Sarudi, Filadelfiya ni Laodikiya, ubamenyeshe ibikwiriye kuzaba mu gihe kizaza. Yohana ngahindukizwa no kureba iryo jwi ryavuganaga nawe, wagiye kubona igitereko cy'amatabaza 7. Uhagaze muri icyo gitereko cy'amatabaza 7 yari yambaye igishura cyera, kandi igishura ngo cyarabyaga ibirimi by'umuriro, kandi n'umutwe we ngo byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, ngo kandi yari afite inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo. Ibirenge bye ngo byari bimeze nk'umuringa w'izahabu,
kandi ngo amaso ye yacomokaga nk'ibirimi by'umuriro, ngo akanwa ke gacomoka nk'inkota ityaye amugi yombi, ngo agahanga ke kari gacanye nk'ak'izuba ryo ku manywa y'ihangu. Yohana ngo amubone muri iyo mimerere yikubita hasi amera nk'upfuye aragagara, ariko agiye kumva yumva araje amurambitseho ukuboko kw'iburyo, aramubwira ati Yohana witinya. Arongera avuga ngo witinya, ninjye uwibanze kandi nkaba n'uw'imperuka kandi ndiho. Haleluya. Icyakora nari narapfuye, ariko noneho ndiho ndi muzima, kandi nzahoraho uko ibihe bizahora bisimbura ibindi. Nuko rero andika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizaheruka, n'ubwo bwiru bw'inyenyeri zirindwi mbonanye mu kuboko kw'iburyo. Abo nibo bamarayika barindwi bayoboye ibyo bitereko by'amatabaza arindwi ubonye mpagazemo, ari bo yo matora arindwi yo mu Aziya ntoya. Yohana afata igitabo arabandikira, nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe, nzi imirimo. Itora agenda yashima andi ayagaya. Aho nashakaga muri icyo gice rero, uriya murongo utubwiye ngo dore ndiho kandi ni muzima, icyakora nari narapfuye. Ni muri pase papase. Icyakora nari narapfuye, ariko ndiho kandi ni muzima, nzahoraho uko ibihe bizahora bisimbura ibindi. Ko mu gice cya mbere yamubwiye ko yari yarapfuye kandi ko ariko akaba ari muzima, umurimo wo kuzongera kuza gupfa ugarukamo gute ku gice cya gatanu? Ku gice cya gatanu ko tumaze iminsi twigisha abantu ngo Kristo yatsindiye kumbura igitabo, ngo yaratsindiye isoko ryo kuza kuturengera. Ku gice cya gatanu ko ku murongo ku gice cya mbere ku murongo wa 17 na 16 havuze ko yari yarapfuye, akaba ari muzima kandi akazahoraho ibihe bizahora bisimbura ibindi. None ibyo twigisha abantu tubabwira ko azagaruka kongera gupfa tubikura he? Mu wa 33 n'icyo gikorwa cyo gupfa yagikoze igorogota ku musaraba kuri 14 z'ukwezi kw'abayahudi kwitwa Nisani. Muri 33 niho ubutegetsi bw'abaromani bwamuzamukanye igorogota arapfa. Nyuma y'icyo gihe yaje kwiyereka abigishwa be, nyuma y'uko azutse asezera ku bigishwa be, arazamuka igicu kiramubakingiriza. Nyuma y'uko agiye arabwiye ngo mugende mu mahanga yose. Haciyeho imyaka 50 abakorerwa akarengane baragakorerwa, bamwe babatera amabuye, abandi babamba bacuritse, abandi babatwika amavuta, abandi babagaburira intare. Yohana babonye atari kuva mu Patimo. Yohana ari Patimo nibwo Kristo yaje kumwiyereka haciyeho imyaka 50. Hari haciyeho imyaka 50 nyuma y'uko cyagiye mu ijuru. None ko yamweretse avuga ko yari yarapfuye kandi akaba ari muzima, ibyo kongera gupfa tubigarura gute? Harageze ngo tumenye amashira kinyoma ibyari bibumbe mwakira gitabo, ko ntabwo tukira abana bo guhora turamizwa amata kandi imbere aho turi kwerekeza hari ibihe bibi bidutegereje kandi aribyo bibumbiye mu kumenwa kw'abiramenyetso birindwi. Rero ukibara kumenya amakuru utegetswe kugendera muri iyi ritime. Ntabwo icya kuri iyo minsi yo kujijwa Uwiteka arayirengagije, ariko ukima ubunone utegetswe kugendera muri iyo ritime yo kumenya, gushishikara kubimenya kugira ngo utazatungurwa na wa mujinya uzatera. Amen. Haleluya. Nibyo ngira ngo tumenye iby'amashira kinyoma. Yohana ari Patimo ngo agiye gukomeje iyerekwa ry'irikomeje, ngo agiye kubona umwana w'intama w'Imana usa n'uwatambwe, ateye intambwe yegere wari ufite cya gitabo mu kuboko kw'iburyo, arakimwaka. Amaze kukimwaka bya bizima n'abakuru n'abamarayika bose byabananiye, barakubikubita hasi bubamye, banaga amakamba yabo, batera indirimbo rimwe baravuga ngo urakwiriye kandi niwe ukwiriye kubumbura icyo gitabo no kumenya ibyo bimenyetso bintu bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose n'indimi zose n'amoko yose n'amahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Wabyumvise ko yagarutse? Ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana kuba abami n'abatambyi kandi muzima n'ingoma mwese. Ngira ngo urabyumvise neza ko
ibi byari bikuwe mwa kiriya gitabo atari umurimo wo kuza kuducungura, ntabwo ari wo iyo nyandiko mvugo. Nyandiko mvugo yo kuza kuducungura nayo tuzayireba mu bindi bice biri imbere. Igihe isi ya Bibiliya iracyari hano, iri hano ku bwanyu ku bwawe. Ibyari bikubiyemo rero kumenwa kwa biriya bimenyetso birindwi ni ibihano by'ibyago byagombaga kuzakubitwa isi muri cya gihe cy'igihe cyo guhora inzigo. Ariko muri 33 Kristo isi yinjije mu mwaka w'imbabazi. Ubu rero izi mbabazi ntabwo zizahoraho, zizagerwa zirangire. Kumenwa kw'ibimenyetso muri iki gihe hari haguboneka umuganura w'ibyago bizakubitwa isi, ariko isi igenda isogongeraho ni gato. Ejo rero mu gice nzabagaragariza uburyo isi igenda isogongeraho ku mubabaro, ariko tuzahuza uburyo icyo Bibiliya ivuga kuri izi ntambara za triple alliance na triple atante twabonye kuri introduction ya mbere. Isi kuki izifata ikajya kuzihuza n'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari, tuzabihuza turebe n'icyo Bibiliya ibivugaho. Shalom. Ntujye kure, uri kumwe na Komisenge Martin, kandi wibagirwe gukora subscribe kugira ngo tubashe gukurikirana neza, tutazatungurwa n'umujinya uzatera. Amen. Uri data wa twese mwiza, uhimbazwe kuri Imana yacu, tugire neza ngewe na bene data twese dukurikiranye isi ya Bibiliya. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bikomeze bidukore ku maso, tubashe guhumuka, tutazatungurwa n'umujinya uzatera, kubera kuri Imana yacu ishobora byose. Amen. Shalom.